Dr Nshuti yakomeje kwandika agira ati amarangamutima narwo ni urugingo rugize umubiri wacu, nubwo tutarufata ariko rugira uburibwe, rurakomereka, rukarira ndetse rugataka, kandi ni urugingo rukuru rusobanura umubabaro w'umubiri. Iyo wangiritse nta kindi kintu kiba gihari cyayavura. Nasomye ko umuntu ari inyabutatu idatana n'umuntu w'umubiri, umuntu w'ibitekerezo ndetse n'umuntu w'umwuka. Ibyo ni byo bihurira hamwe bikarema umuntu uyu tubona, bitamugira impamvu aba ari mugari, nuko haba hari ibindi bice bimugize twe tutabasha kubonesha amaso yacu, nyamara n'ibyo bice bigira uruhare rukomeye mu kutwereka uwo tuba tubona uwo ari we. Benshi muri twe tugendana amarangamutima yuzuye ibikomere ndetse n'agahinda. Bamwe turirengagiza tugashinyiriza tukumva turi intwari, nyamara nibwo tuba ducukura imva tuzashyingurwamo, kuko tuba dupfuye duhagaze. Intambwe ya mbere yo gukora ni ukubumbura akanwa ukaganira ayo mateka yaziritse umutima ndetse na roho byawe. Wahura n'ugutega amatwi atagucira urubanza, ukaba ubaye umunyamahirwe, kuko ugufasha komora ibikomere byomotse ku marangamutima yawe. Ntitubitekereza kenshi, tubyibuka iyo agahinda kuzuye umutima. Mu bihe nk'ibyo nibyo twibuka ko amarangamutima yacu ari urugingo tugomba kubungabunga ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Nubwo biba bigoye kuri iyi si yuzuye imitego myinshi itubuza kugera ku byishimo birambye, kandi ari byo tuvunikira amanywa n'ijoro, ibiganza byacu bigenda mu buzima bishakisha urumuri, ariko se warukura he ko narwo rutwihisha? Igihe kimwe amatwi yawe azagira amahirwe yo kumva ijwi riririmba agahinda kava mu mateka yahise. Ntuzanangire umutima wawe ngo uwugire ntibindeba, kuko nawe haba hari igihe kizagera ugakenera uwo gutura intimba iremereye umutima wawe. Amahirwe nk'ayo naza ntuzayapfusha ubusa. Uzarambura akanwa k'umutima uganiriza uwo mutima wabuze ubuhungiro, wuzuze icyizere muri uwo muntu, umubwire ko bucya bucyana ayandi. Uzaba ugize amahirwe yo gutabara ubuzima bwa buri kizima. Uzarambura ibiganza byawe ubihereze uwo mutima wayobeye mu kwiheba, nuko uwukureyo uwegeze ku rumuri rw'icyizere. Uzacire amarenga ayo maso atakibona ibyizere, mu gihe cy'ahazaza uyereke ko ibihe bigoye bihora bisimburana n'ibyiza, ko ibyo bitaba mu gihe umuntu yifungiraniye mu buroko bwo kwiheba. Nugira amahirwe yo gusoma izi nyandiko, uzamenye ko mbikubwiye nk'umuganga wabanye n'abarwayi benshi bari bafite uburwayi bwo mu mutwe. Amarangamutima ya Mongoji yari amaranye inzika imyaka 10 irenga, ariko yayagaburiraga ibiyobyabwenge mu mwanya yari arimo. Ntiyabonaga ingaruka z'ibyo ari gukora ko ziri kumusunikira mu mwijima. Ibyo yakoze byose yahungaga umujinya yatewe na se, ndetse n'agahinda yatewe no kudakora ibyo akunda, kandi yarabonye amahirwe yo kubikora. Icyo nasobanukiye mu burwayi bwe ni uko mubwira ko tuzongera kuganira mu bihe biri imbere. Namushimiye umwanya yamaye, nawe anshimira ko namuguriye ibyo kurya. Twavuye aho muri resitora nerekeza ku biro byanjye, aho nasanze Twagira ntegereje. Yari afite ibyo kumbwira, nanjye mfite inkuru yo kumubwira. Gusa ibyanjye byari amabanga, nari ndi kumva namuganirira iby'ijoro ryanjye n'isheja. Umunwa w'umutima ugashaka kuvuga, ariko ubwonko bukanga gutiza umunwa umwuka. Twagira yinjiye mu biro byanjye yishimye. Yari afite akanyamuneza kenshi, amatsiko ntiyaranyoroheye. Namubajije icyamushimishije ku buryo birenga umutima, bikarenga amaso ye, bikarenga no ku myambaro yari yambaye. Imyenda yari iri guhumura biri kumvikana ko ari mishya. Yaricaye arandeba, nuko akubita igitwenge, arambura ikiganza aranshimira, ambwira ko ndi umuntu w'umugabo. Namubajije icyo nakoze gituma nshimira bigezaho, ambwira ko mu gihe tumaranye aribwo yabonye ko umubano wanjye nawe ufite umumaro. Nakomeje kumureba uburyo ari kubara inkuru yo guhura nanjye, nuko aba arambwiye ati, sha
nabaho ntavuka nibwo nabona umukobwa ugira urukundo. Nahise menya ko we n'Uwamahoro bagize ibihe byiza, nuko mu matsiko menshi mubaze niba imyenda yambaye yayiguriwe n'Uwamahoro. Yemeye atabitekerejeho abyemera yishimye, nuko arambwira ati igishimishije si imyenda gusa. Nanjye muca mu ijambo ndamubwira nti kagira inkuru. Yabanje gukebaguza areba hanze niba ntawe utwumviriza, nuko arambwira ati si afande mu gipolisi ahubwo no mu mubiri arayoboye. Nahise mwenyura nawe aramwenyura, nuko muha igipfunsi mbura icyo musubiza. Gusa ibyo nari mbizi kuko abagabo bo mu gace twizemo njye n'Uwamahoro baramukundaga cyane. Twagira yambwiye iby'iryo joro yagize numva ryari ijoro ry'agatangaza, nanjye nkumva namubwira ibyanjye najya kubumbura akanwa nkitsa imitima. Yarabibonye ko mpangayitse akomeza kumbaza ubudatuza ambaza icyabaye cyane ye guhangayika. Sinari mpangayitse kubera agahinda, ahubwo byari ibyishimo nari mfite ariko ntabasha kuganirira inshuti yanjye. Nahisemo kumubeshya mubwira ko kuva irakiza yambwira ko akunda Isheja nabuze umutuzo, mpora nibaza iherezo sindibone. Yarongeye ansubiriramo inama nsaba kuva muri ibyo bitaro nkajya kwaka akazi ahandi. Namuhakaniye nkomeje mubwira ko ibyo bitashoboka, nuko arambwira ati ubwo uzirengera ingaruka. Buri gihe yanteraga ubwoba ambwira ko ari njye uzatsindwa urwo rugamba. Yari ameze nk'umuhanuzi, sinzi inzira yakoresheje kugira ngo adahinduranya ibihe ambwira ibizambaho. Ubu ndi muri gereza nibwo ndi kwibuka ko nahanuriwe ariko sinumve. Ese njye nari kumva gute kandi amatwi yari yaraburiye mu rukundo rwinshi nakundaga Isheja. Twagira yarahagurutse ambuza gukomeza kubitekerezaho kugira bitica akazi, nuko akomeza kunshimira ambwira ko nubwo ntishimye ariko we yishimye. Namwifurije kuzarambana n'Uwamahoro kuko nubwo Uwamahoro yagiraga imico mibi tukiri ku ishuri, nawe ntiyari we, byari ibibazo by'ihungabana yari afite. Icyo ntari nzi ni uko yaba yarakize, gusa yari umwana mwiza. Mbere y'uko Twagira agenda namuhaye amakuru yose nakusanyije yerekeye Munguji. Namunyuriyemo mu ncamake iby'uburwayi bwa Munguji, anshimira ko namufashije akazi, nawe ansezeranya ko igihe nzamukenera azaba ahari. Kubaho ni ukugurizanya, nubwo hari igihe uguze umuntu ibyiza yazaza kukwishyura akaguha agafuka gapfunyitsemo amaganya. Gusa Umunyarwanda yaravuze ati gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Nasigaye aho ndi kubara igihe n'amasaha 6 arashirira nkajya kureba Isheja. Nari ntangiye kumukumbura kandi nari namaranye ijoro ryose nawe. Nari ndi kwibuka ibyishimo by'iryo joro nkisetsa ntacyo mbaye. Narakebutse mbona urwandiko rwa Dr Kajiguhakwa yasize yanditse, rwari rufunze neza. Nari maze iminsi ndubona ariko naratinye kurufungura. Nta zina ryari ririho, gusa yari ibahasha ifunze neza. Burya amagambo araguruka, inyandiko zigashinga imizi. Nafashe iyo bahashya nkuramo urupapuro rurimo. Sinihutiye gusoma ibya Dr Kajiguhakwa yanditse, ahubwo nabanje gushaka izina ry'uwo yandikiye. Bwari ubutumwa yasigiye murumuna we bari bamaze imyaka myinshi cyane batavugana. Umubano wabo wangiritse umunsi murumuna we amenya ko Dr Kajiguhakwa yamuhishe ibanga ryasobanuraga uko ababyeyi babo bapfuye. Iyo yari inkuru Dr Kajiguhakwa yagiye atandangirije. Yari inkuru yamuteye kubana n'uburwayi bwo mu mutwe, kandi yari umuganga wemerwa n'isi yose ko iyo ageze ku muntu ufite uburwayi bwo mu mutwe amukoraho uburwayi bukagenda. Abantu babona yari ikirangirire, akaba igihangange muri ubwo buvuzi, ariko we yari yarabuze umuti wamuvura. Narongeye nzinga iyo baruwa nyisubiza mu bahasha, gusa nkumva umutima uri kunkomanga. Ubwonko bugira amatsiko menshi yo kumenya ibyanditswe muri iyo baruwa.
neguye ibaruwa ya Dr Kajeguhakwa yandikiye murumuna we agira ati mwana wa mama wowe twasangiye amashereka, ndavuga wowe twonse rimwe, ese uraho? Niba ukiriho uzoherereza ubu butumwa bwawe umuyaga menya amakuru yawe. Dore mpora nicaye nteze amatwi n'ijwi ry'umuyaga ngira ngo ndumva amakuru yawe, ariko ndinda ngoheka nta kanunu kawe numvishe. Bucura bwa mama sinakubereye imfura, nkwatse imbabazi kubw'ibyo naguhishe, ibanga rikomeye nabyo mbikwakiye imbabazi. Ni wowe muvandimwe wenyine ngira, agahinda ubuzima ni bwiza ariko sinjya nishima habe na gato kuko mpora mu bitekerezo. Ya mashuri narayize ndayarangiza ndetse nayandikishije n'izina ryanjye mu banyamashuri bakomeye, natwaye imidari myinshi mpesha ishema igihugu cyanjye. Sinigeze mwenyura na rimwe kuko umutima uhora unshinja kubeshya umuvandimwe twonse rimwe. Igihe kimwe nzaba nahari ndi kure aho amaso yawe atazongera kumbonaho, gusa uzirikane ko nkukunda cyane ndetse ko ntigeze ngira undi muntu nkunda ngo mutazasangira urukundo ngufitiye. Nubona uru rwandiko uzambabarire umbabarire kuko nicyo kintu cyonyine cyanezeza, naba ndiho cyangwa ntariho. Yari mukuru wawe wakurumbiye Kajeguhakwa. Numvise ngize impuhwe nuko ngira icyifuzo mu mutima ko wenda rimwe nzabona uwo murumuna wa Kajeguhakwa nkamugezaho ubutumwa bwa mukuru we. Nafashe iyo baruwa nyibika kure. Kubona murumuna wa Kajeguhakwa mbigira kimwe mu byo nzakora ubwo Isheja azaba yarakize uburwayi bwe. Kanyandekwe yari ikirumbo mu maso ya murumuna we, nyamara yari intwari iririmbwa na benshi. Yari yarafashije amagana n'amagana gukira uburwayi bwo mu mutwe. Bari abarwayi gusa nyine ubuzima ntibukunda ko tugira ibyiza byinshi. Buri wese muri twe aba afite inenge, yaba izwi cyangwa itazwi. Tubaho mu buzima bwo kwifuza, amarangamutima yacu ntanyurwa. Abafite ibi baba bifuza biriya ndetse n'abafite biriya baba bifuza ibi. Ibyo abakene baba bahunga hari ubwo abakire aba ari bo babyirukira. Ese umukire ninde muri twese ko twese duhora ku karago? Bamwe babaza Imana y'u Rwanda bakarenzaho bagatekerera ibisekuru byacu babyinginga ngo bagizwe, abandi bagasiga umuco wabo bakajya kwinginga imana z'ahandi ndetse bagaterekera ibisekuru by'ahandi bakeneye amaronko. Ibyo bikorwa na buri wese, n'aba bandi batunze ibya mirenge byo ku ntenyo nabo ntibasiba guhora basaba. Nuko isi yatubereye, ibyacu bisobanurwa n'urupfu kuko nirwo rushyira iherezo ku byifuzo byacu nk'abantu. Wenda wasanga n'inyamaswa nazo ziba zifite ibyo zifuza. Nubwo Kanyandekwe yari igihangange mu bandi, yahoranaga icyasha ku mutima ntawe yari afite yari busobanurire, ndetse gusa yakunze umurimo we arinda amateka ye kwangiza ibyo akunda. Niyo mpamvu byamuhaye kuba umunyacyubahiro mu buvuzi. Natwe ni uko twakabaye, nubwo tuba dufite ahahise hadutera kwigunga no kwibaza impamvu twaje muri iyi si, ariko haba hari ubundi buzima buzatabarwa no kuba turi bazima. Aba ari ahacu ho kwereka isi ko dukomeye ndetse twiteguye guhangana kugeza ku mwuka wacu wa nyuma, ariko ntitwemerere ibihe kuduhoza ku maziga kamwe no kwiheba. Amasaha 6 yari ashize, cyari igihe cyo kugaburira Isheja. Nasanze umuforomokazi yamaze gutegura amafunguro, nuko arandeba arambwira ati Imana y'u Rwanda izaguhembe. Namubajije impamvu, ansubiza ko ari kureba umurava ngira iyo ndi kwita ku barwayi. Nanjye namusabiye imigisha yo gutunga kubera umurava wo kwita ku barwayi. Nafashe amafunguro njya kureba Isheja. Buri ntambwe nateye yari iherekejwe n'isengesho, ndi kwambaza Imana z'iwacu ngo zikomeze kurinda Isheja, nsanga ari muzima atafashwe n'uburwayi. Nageze ku muryango mbanza kwiruhutsa, nuko naka uburenganzira bwo kwinjira.
Isheja yaje gufungura urugi ambonye aramwenyura, yampaye ikaze nuko ahengereza hanze asa nk'utegereje undi muntu. Buri gikorwa Isheja yakoraga nabanzaga kugitekerezaho nibaza niba akiri muzima cyangwa yongeye kurwara. Yakomeje guhengereza hanze nuko ndatinyuka mubaza ibyo ari gushaka. Yarahindukiye ambaza aho nasize mugenzi wanjye, mubajije uwo ari we ambaza Irakiza. Narishimye kuko wari umunsi wa kabiri Isheja atongeye gufatwa n'uburwayi bwo mu mutwe. Natangiye kugira amatsiko yo kumenya ibyo Dr Kaje Guhakwa yanditse, nuko mubwira ko ataraza kubera akazi kenshi. Isheja yarahindukiye arambura ibiganza arampobera, nuko arambwira ati iyo nguhobeye mugenzi wawe arababara. Naramwenyuye ngerageza kubihakana, gusa ukuri kwari kuri ku mutima wanjye. Namufashe akaboko musaba kurya kandi akarya byinshi. Yabiriye yishimye, ari nako mubaza niba ari kubasha gusobanukirwa ibyo ari gusoma. Yanyeretse aho agejeje, yari amaze kwandika amagambo 2 gusa. Irya mbere ryari izina rye, irya kabiri ari umuryango. Mu masaha agera kuri 18 Isheja yari amaze ashakisha igisobanuro Dr Kaje Guhakwa yasize yanditse. Yari amaze kubonamo amagambo 2 gusa. Namuteye akanyabugabo mubwira ko ashoboye kuko njyewe byananiye. Mu kunsubiza arambwira ati nanjye simbikora kuko mbishoboye, ahubwo nuko nizeye ko ariho umuti wanjye uzava. Namusezeranyije ko nta kabuza azakira narangiza iby'ubwo butumwa. Isheja yarantamitse nanjye ndamutamika, nkumva namubwira ko mukunda gusa ururimi rukagobwa. Nakiriye ubutumwa bw'Irakiza ambwira ko amasaha ageze yo kujya iwabo w'Isheja. Namusabye ko yanegereza akanya gato Isheja akarangiza kurya. Yarabyemeye ndetse arambwira ngo mumubwirire aryoherwe. Nabimubwiye Isheja ansubiza amwenyura ati nawe aze kuryoherwa. Nyuma yo kurya Isheja yampaye ibaruwa yari yandikiye nyina ansaba kumusuhuza ndetse nkamuhobera inshuro nyinshi. Mubajije niba twamuzana ku bitaro akamusura, Isheja aranga. Mubajije impamvu ambwira ko nzayimenya ngarutse. Nasize Isheja musiga ari kwibuka buri kimwe, ariko atabasha kwibuka bimwe mu byabayeho mu mateka ye. Namusezeraniye ko ninsanga yavumbuye irindi jambo muri ubwo butumwa ndamuha igihembo, nuko anyifuriza kugira umuhanda mwiza njye n'Irakiza dufata urugendo rutyo. Twagiye tuganira byinshi, ariko Irakiza ntiyamaraga umunota ataganiriye urukundo akunda Isheja. Ibyo byatumye urugendo ruba rurerure kuko sinari nshaka kumva iby'urwo rukundo. Twageze kwa nyina w'Isheja dusanga nibwo avuye mu murima ari gutegura amafunguro yo kurya ku manywa. Amasaha yari yamugendanye kuko bari mu gihe cy'ihinga. Akitubona ntiyishimye, yaturebanye igishika cyinshi, nanjye ngira ubwoba bwo kumusanganira. Irakiza we yari ari kwibaza ibiri kuba. Umubyeyi yatangiye kuzenga amarira mu maso, agahinda karamusanga. Nanjye ntera intambwe mwegera ngira ngo mubaze ikiri kumushavuza. Namugeze iruhande n'ijwi ry'ikiniga nsaba guceceka, singira icyo mvuga. Nabanje kwikanga mubaza icyabaye, nuko arambwira ati iyo nkuru mbi sinshaka kuyumva. Irakiza yamenye ibyo ari byo. Umubyeyi yari yagize ngo tumuzaniye inkuru mbi yo kumubwira ko umukobwa we yasanze ibisekuru byacu. Irakiza yaramwegereye amuhumuriza amubwira ko Isheja amerewe neza ndetse ko ari mu nzira zo gukira. Umubyeyi yavugije impundu arandahiza karahava. Nkomeza kubimusubiriramo ko umukobwa we amerewe neza. Yacinye akadiho mbona ibyishimo afite. Nsaba ibisekuru kuzagira iyo nkuru impamo. Nyina w'Isheja akazacinya akadiho. Nyina w'Isheja akazacinya akadiho ubudatuza. Nyina w'Isheja yatwakiriye mu nzu, nuko atubaza icyo turanywa. Twanze kumugora tumusaba ibiri hafi.
yatubwiye ko ari agasururu yari amaze iminsi yenze. Irakiza yabisamiye hejuru. Igihe yamaze ataba mu Rwanda byamuteye gukunda ibintu by'iwabo. Sinamusetse kuko nanjye byari uko. Umubyeyi yatuzaniye agasururu, buri wese n'agacuma ndetse n'umuseke, ubundi turatarama karahava. Haciyemo umwanya umukecuru yitegereza Irakiza, nuko ambaza uwo ari we. Nanjye musubiza ko umugabo yivuga, nuko Irakiza arivuga ndetse avuga ko ari we nyir'ibitaro Isheja arwariyemo. Akibivuga umubyeyi yarikanze, yagize ngo ubwo tuje kumwishyuza amafaranga. Irakiza yaramuhumurije amubwira ko ari izindi mpamvu zamugenzaga kandi ari amahoro masa, nta mpamvu yo guhangayika. Umubyeyi yadusize twembi dutaramiye kuri utwo ducuma twarimo umusururu uryoshye cyane. Nuko Irakiza ambaza impamvu ntamubwiye ngo azane igikoresho cyo gutwaramo umusururu. Yabivuze aseka anyereka ko yabyishimiye. Mubwira ko ibyo tuzabikora nitugaruka. Amafunguro umukecuru yarayacaniye mu kanya nk'ako guhumbya, ibiryo byari bihiye. Nababajwe nuko mvuye ku bitaro ndiye, kuko Irakiza yarabiriye asabana na nyina w'Isheja bahuza urugwiro, ariko amatsiko ntiyari ari kuva ku maso yanjye. Nari ndi kwibaza impamvu y'urwo ruzinduko. Nta kintu na kimwe Irakiza yari yarigeze antangariza. Nyuma yo kutwakira twashimiye umubyeyi nawe aradushimira cyane. Irakiza atangira guhinduka mu mvugo ndetse n'imyitwarire. Areba umubyeyi amubwira ijambo rimaze igihe riremereye umutima we, nuko araterura ati, mubyeyi, mfite icyo nshaka kubabwira. Nyina w'Isheja yamubwiye ko ntacyo bitwaye, amuteze yombi. Nanjye umutima utangira kudiha nibaza ibyo ari byo. Irakiza yarakomeje ati, umukobwa wanyu Isheja ndamukunda cyane. Umubyeyi yarandebye aratangara ati, reka da, nanjye nari niteguye ubukwe. Irakiza n'amatsiko menshi yabajije ubwo bukwe nyirabwo. Uwo yari njyewe. Niciye nyina w'Isheja akajisho, mubuza kuvuga ko nanjye nkunda umukobwa. Mfata umwanya wo kwinginga ibisekuru ngo bimbe hafi.